ngagiye muri Uganda ariko agondwe n'ikintu uvuga adafite iki irangamuntu ati nzajya muri Uganda gute ati narangamuntu ariko yatekereza yumva ko zose ari irangamuntu zose aba ari irangamuntu arangije afatira moromo nawe arakugendeye mbaza ngo yageze ku mupaka byagenze gute yagezeyo agezeho baramwakiranga muntu ye arangije afatiranga muntu ya moromo nawe asiza mwibye arayitanga ariko ayitanga yicuritse ati sawa mugabo we kutangiranga muntu yicuritse ati wapi yicuruka ntago abari yanjye tiye kucuruka yabari ya moromo nawe atayike yicuritse abari yanjye abantu baraseka baraseka byahata. Yes, ikaze nanone hano ni kuri Rwanda Cinema, of course ni nge VNP nk'ibisanzwe mu kiganiro cyitwa Surprise Section. Wakibaza rero uyu munsi nabazaniye iki? Icyo nakubwira cyo ni icyamamare. Ni umwana hano ukiri mutoya ebana ufite impano kabisa. Okay, twatangira rero. Bakwita nde musore wanjye? Ubundi amazina yanjye nitwa Twishimira Mbere. Yego. Amazina y'akazi banyita Vedi. Umusore turi kumwe ahangaha akaba yitwa Vedi. Mutagira ngo ni Vedaste, abantu benshi banzi amazina yanyu nitwa Vedaste Nizeye Umuremyi, ariko ahangaha bari gukoresha izina ry'akazi VNP. Okay, Vedi ikaze muri studio za Rwanda Cinema. Murakoze cyane. Impano yawe ni ihe musore ukiri mutoya? Impano yanjye ubundi ngubu no gukina comedy. Aha, umusore nabazaniye ahangaha muramubona neza cyane ahangaha kuri kamera za Rwanda Cinema, umusore ufite impano yo gukina comedy. Uri tayari? Okay, twatangiye dukubitira akantu kamwe aho ngaho. Dore rero kera umusaza abe yicaye muri sala abona umwana waraje ati ariko se papa atunda ajya ku ishuri gute ati wa muhungu we turabura iki nguje ku ishuri ati ahubwo gera vuba ati papa ari nta nkweto mfite ati ariko se umwana ndamujya ati none uragira inkweto n'imodoka uragira ngo yiciye mugenda ati wapi ati nshaka inkweto ati none ndagena n'ibirenge ati umusaza nawe ariyumvira ati ariko shati biroroshye ati fata agapanga ari ibirenge bikateho bisigaho ngaho ujye ku ishuri ati papa ubwo ndagendesha iki ati ugendesha amaboko ati ubu nabirenge bitata amaboko yagenda ati papa ari rero ati ngibi nabyo ati nshakira udukweto kuko ibirenge byenda cyabikunze. Umusaza ariyumvira ajyana agakawa ku isoko agezeyo azanira umwana udukweto ati se mwana wanjye ati ngozanira udukweto ati twitwa ngo iki twitwa tuvugane. Umwana arishima yumva iyo tuvugane azajya yambara nahamagara n'abantu nahamagara imisozi yose ahamagara imisozi yose agiye kubona papa kuye mu gafuka inkweto amuhereje abona ni bodaboda y'icyaha. Umwana yitejugunya muri toilette ati papa ari we ati numvaga ko ari tuvugane ugiye kunzanira ati nkagenda nihamagarira abantu bahariya n'abahariya ati none unzaniye ibi bikweto. Umusati none uko bijugunya urajyana y'iki ati ndakata ibirenge amuzanira agapanga. Umwana aho yabikase ariruka ati wafatiye ibibazo nakuzajya mvuga reka nihote mbasange ati nzajya mvuganira nawe ati wa mwana w'igihe ati ngiye kubashaka ati bande ati wowe tuzajya tuvugana ati wanshyize muri mwodo sinuko sinjye wahera. Ako kari kamwe kabisa. Umusaza ati yenda ugura inkweto ati umwana ati nshaka inkweto, umusaza ati nungutse igitekerezo wegenda ukata ibirenge nta mpamvu z'inkweto. Hagaranga wowe watanze patati yo gukaragira ku butaka jamaye uyu mugabo ra neza no gukiranugira ku butaka watanga patate wapfa ugomba kudusorera uradusora ufite baji y'akazi wari umupolisi wapi ntabwo ndi umupolisi ariko ugomba kunsorera abandi abapolisi basoresha ibinyabiziga ngiye ngomba gusoresha abanyamaguru nibyo yahisemo se wowe ugomba kunyishyura ugatambuka ibintu bikomeza kujya wapi nayo naba ntago rero niyo waratanze ipatati yo gukaragira ku butaka tambuka kugenda niba utarayitanze subirayo. Niba waratanze ipatante yo gukandagira ku butaka komeza ugende niba utarayitanze subirayo. Niba warayitanze se bro nayo namba naratanze ubwo ngubwo nyine muzakagende handi kuri Triple Comedy muzakareba kose. Uyu musore aratubwiye ati ugende kuri Triple Comedy. Triple Comedy ni ibiki? Triple Comedy ni ako project kacu. Yego. Niko izina rya comedy ryitwa. Yego. Nyine ku rubuga rwa YouTube channel. YouTube channel yacu yitwa Ri and La Rwanda Comedy. Ri and La Rwanda Comedy. Ni R E and ni R ndende Yego. A Yego. and R R Yego. R A Comedy
Rwanda. Uyu ni umwe mu basore bakora ibintu bijyanye na comedy hano mu Rwanda. Ni umusore ukiri muto nkuko mubibona, ufite impano, ndetse impano navuga ngo ni impano iteye imbere. Ese wamenye ryari ko ufite iyi mpano? Ubundi njye nabimenye hashize nk'imyaka 2. Ubwo nyine urabona iyo ufite impano byanze byakunda ubona n'abayikubwira, ubona n'abayikugezaho. Ahubwo ni cyo kibazo nagiye kukubaza, ninde wakubwiye ko ufite impano yo gusetsa? Nawe urabizi mu mashuri hari igihe umuntu aba agakoreye ko kari public imbere y'abantu, tuntu nk'utwo abanyeshuri bakishima. Naho rero yaje kugaragara, abantu nyine bangira inama, nanjye nangira kwiteza imbere. Iyo umuntu abonye umuntu ufite impano nkawe, ahanini aribaza ati kugira impano ni kimwe, ariko nanone kwibyaza umusaruro ni ikindi. Uri gukora iki kugira ngo iyi mpano yawe nyine mu kinyarwanda cy'ubu ngubu yake? Uri gukora iki kugira impano yawe yake? Ni ugutwika n'abandi bakamenya ko nyine niyo comedy twika, nyine u Rwanda rwose rukamenya ko iyo mpano ihari, ko nyine urabona nyine comedy ifasha kurwana mu mutwe, ku buryo n'umuntu yaba afite ari muri mood mba arebye tripa comedy ndahamye neza 100% yahita aruhuka. Impano yanjye rero ndi kwiteza imbere, no kuba wanumiye no kwiteza imbere. Urakoze cyane. Comedy ni ibintu bimaze gutera imbere mu Rwanda, abantu bakina comedy, aho haba ibitaramo bya comedy, abantu nyine bagahembwa bitewe n'amakomedi bakina. Ese wowe muri ino industry urimo comedy hari ikintu naguha? Ubundi imbere na mbere no gushora nawe ukazongoka, nagushobora kandi iki ni ikintu habavuna gutangira. Ubu twaratangiye nyine na timu yanjye yose. Ubu ngubu nyine nabyo biri imbere, ibyiza biri imbere. Ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri ngewe. Biga mu wakangahe? Niga senior 3. Senior 3. Uri kwitegura ikizami? Ikizami cya leta. Kwinjira mu buzima ariko mu rugo, iyo uri kumwe n'ababyeyi bawe urabafite? Ndabafite. Ufite n'abavandimwe? Iyo muri mu rugo iwanyu, ninde muntu ufite ijambo rinini? Umuntu urabyumva nyine nk'umunyarwenya, ijambo manadi gihariye. Ngize ngo hari undi muntu ukurusha ijambo mu rugo, ubwo abaye ahari niwe utaha natumira. Ibyatari ubu nta muntu nyine ngiye nkunda kuganira, kandi niyo noneho ndi kuganira ikiganiro ndakigarurira, noneho nayo nyine nkakwita n'utuntu twasita nyine komeza bakishima, niyo kintu nyiyiziho, nkunda kuganira cyane. Reka tufate niho ubu ngubu kuri stage, abantu ugiye gusetsa abantu bakurikiye Rwanda Cinema, ubasetse bakubita akantu hariya bavuga ati uyu munyarwenya ni special kabisa. Nawe twagiye nyine kuri aba bigenje tu. Twagiye abo ni mbere na mbere. Uri muri telefoni yawe ikinyamakuru cyitwa Rwanda Cinema, kuri Rwanda Cinema. N'ibisanzwe ubundi bibanza ushimira Imana iri gutuma ureba muri iyo telefone yawe, kuko idahari numva ntabwo washobora kwirebaho. Hari n'abantu bari kurebera ariko no ku mashini, no ku mashini, no kuri televiziyo, no kuri za projector hose, nuko no guseka n'umuntu unaseka. Ibintu biracyaza mukomeze mujye kuri Tripa Comedy murareba museke. Urangije kubasetsa? Basetse bahita baseka. Ni cap. Nkomeza kugushishikariza wowe ukurikiranye iki kiganiro cyitwa Surprise Section. Ngiye muri kumwe muri Vedaste Nizeyimana cyangwa se VNP. Dukomeza n'iki kiganiro aho turi hano muri studio, turi kumwe n'umwe mu banyarwenya bakiri batoya, umwana ufite impano. Wakongera kwibutsa abantu badukurikiye amazina yawe? Ubundi ubusanzwe nitwa Tuyishime Lambert. Ariko akaba akina yitwa Vedi. Twagiye. Mpamvu nari nkubajije nuko wavuze ko witwa Vedi. Ese Vedi ni izina nyine risobanuye iki? Vedi ni izina urumva nk'ingiye muri comedy, ngomba kuva mu buzima bumwe ngahita njya mu bundi. Ako ni akazina nyine, ni ka kazina bita gutwika. Ariko nubwo yaba ari izina ryo gutwika, ubuse tuvuga ngo Vedi rishatse kuvuga wenda ingona, hari ukuntu ushobora kuba wawe utari proud yaryo. Niyo mpamvu ndi kukubaza meaning, igisobanuro nyine cy'iryo zina. Igisobanuro izina Vedi, ubundi Vedi ni izina wenda nk'ahantu njye narikomoye, ni nk'umugabo nkunda nyine, ni uncle wanjye, bamwita Veri.
Veri. Yego. ubu rero nko gushaka kwisanisha nawe ako kazina nyine numva Veri Vedi numva nabyo byajyana ati niswe Vedi iryo zina cyokoza ubundi nari nagize ngo warebye surprise section yumva umugabo witwa Vedas uravuga uti rero buriya nanjye nawe kaba karatorotse gusa nk'akazina kari fresh wow ndumva ari ibintu byiza cyane ese nk'umusore ukiri mutoya kandi ufite impano wenda yo gusetsa wabwira iki bagenzi bawe nabo baba bifitemo impano yo gusetsa cyane ko nyine hari abantu babona umuntu afite nk'impano yo gusetsa bakavuga ati uriya muntu ni umunyarwenya ubundi kuba uri umunyarwenya gusa bigaragaje ko ufite impano yo gusetsa ariko wenda ugasanga nta musaruro nyine bayibyaza wabwira iki abantu nyine bafite impano yo gusetsa nk'uko nawe uyifite mbere na mbere ikintu cya mbere ni ugutinyuka iyo ufite impano utayigaragaza utayishyira public iyo mpano nyine uba uri kwidindiza kandi abanyarwanda nyine baba bayikeneye rero inama ngiye nabagira nk'abantu bafite iyo mpano bazi ko bayifite babikunda nibareba ku buryo bakoresha imbaraga bashyiremo imbaraga babishyire public abantu babibone babishyira kuri YouTube nk'uko natwe tubishyiraho bashaka amacano bashobora no gushyira nko gukora mu dutaramo public ubu nyine babikore nk'umwuga babigire kariyeri yego barakoze cyane abantu bafite cyara uyu musore Vedi arabagira inama yo kugira gute ushyira impano zanyu public abantu bakazimenya kugira nyine zibatunge siyo mpamvu ese nkawe umusore ufite ino mpano yo gusetsa byanga byakunda ntabwo urategura igitaramo kiretse wenda two mu mashuri nyine ariko mu biri imbere gato rwose nabyo turabitegura yego uba wumva iguteganyirije icyahazaza muri make ni nkaho nshatse kukubaza ngo wumva ahazaza uri gutegura kuzaba mu ntoki ubifashijwemo n'impano yawe impano yanjye ahazaza rero numva ishaka nanjye kuzangira umuntu ukomeye ikanunga kanzaho nanjye nkagira nabo nzamura abo hasi nyine bayifite imana imfashije nyine nanjye nzayikoresha ku buryo nzamuka nanjye ikazanunga Vedi ahangaha afite gahunda yo kuzatungwa n'impano ye ndetse ikanatunga zimwe mu nshuti ze cyangwa se abandi banazamenya yego ese tuvuge mu buzima busanzwe ukunda iki wenda nyuma yo gukina komedi kuzikunda mu buzima busanzwe Vedi ni muntu ki akunda iki mu buzima busanzwe ubundi nkunda kwiga mbere na mbere kwiga no ubuzima buriye ariko noneho nkakunda kuganira gutera story no gukina football iyo uri mu rugo uruhutse ukunda kumva iki ukunda kumva urubuga rw'imikino se amakuru se abanyarwenya se ukunda kumva iki buriya ikintu iyo ndi mu rugo nduhotse wenda nko kuwa kabiri mba nkunda kumva inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda wari uzi ko ni ibintu nkunda n'ibiganiro by'imyidagaduro na siporo urumva birajyana n'ibyo ngibyo bundi no kuruhuka uruhuka gute kuryama abantu bakurikiranye Rwanda Cinema bari kwibaza ati uyu musore ukiri mutoya ibana nihe siporo akora siporo ukora ikubwiye nyina ka football turi mu gihe cy'amasomo urumva rero naka cross gutyo gake gake nkatera agapira iyo bikunze nza nkamanuka nkaryama umunsi ukurikiye wenda nkajya ku masomo gutyo nshuti bakunzi ba Rwanda Cinema rero mukomeje kuba muri kumwe nanjye MC VNP ahangaha nkaba ndi kumwe n'umusore witwa Vedi umusore w'umunyarwenya cyane dukomeza ikiganiro cyacu aho ndi kubabwira ko hano ndi kumwe n'umwe mu basore kabisa bafite impano yo gusetsa twakomeje umusore wanjye nuko rero kandi umusore ashake kwambuka igihugu ngo agiye muri Uganda ariko agondwe n'ikintu uvuga adafite iki irangamuntu ati nzajya muri Uganda gute ati narangamuntu ariko yatekereza yumva ko zose ari irangamuntu zose aba ari irangamuntu arangije afatira moromo nawe arakugendeye mbaza ngo yageze ku mupaka byagenze gute yagezeyo agezeho baramwaka irangamuntu ye arangije afata irangamuntu ya moromo nawe asize amwibye
arayitanga ariko ayitanga yicuritse. Ati se wa mugabo we kutanga irangamuntu yicuritse, ati wapi yicuruka ntago abari yanjye, tiye kucuruka yabari ya murumuna wanjye, ati iki yicuritse abari yanjye. Abantu baraseka, umva baraseka byahata. Ati irangamuntu ngibi yawe yigize ute ngiyicuritse, ati yicuruka ngo ntago abari yanjye, ngo abari yanjye ngo abari ya murumuna wanjye. Umugabo arakubitwa yaje agaruka mu Rwanda, agaruka yimyizimoso. None twatangiye kujya muri mood kabisa, twatangiye Rwanda ajya ku muhanda Rwanda. Ageze ku muhanda ahura n'abasarigoma. Sarigoma murabizi noneho zifatirana utwana nyine dutoya, bamucapa igishyi. Bamucapa igishyi ati namanuka ati papa afite ine. Ati ni igisore rwose dore yari afite ngurudanga rwanya kubaho. Asanga sari ari muri sare kureba agafilime. Ariko agafilime yarebaga kari ak'imigeri. Umwana abwira ati dore barankubise, atubaye iki tumugukubise nkamwica. Ariko ubwo umugabo yarebaga filime y'imigeri, kandi umugabo yagiraga ubwoba, ari muri mood y'imigeri. Umwana ati nende tubaye iki tubarankubise, ati bagukubise iki, ati umugeri. Atekereje ko bamukubise hari filime y'imigeri kureba. Umugabo agwa mu kantu, abantu bamuteye imigeri ndikoreba imigeri bunaje n'ingenda niho arampfomboza yindara. Ati mba wa mwana atinya kari mu gikoni, ati none se kari mu gikoni ukabumurusha imbaraga unamukubita, ati we waje kate kurusha imbaraga ukajya nanjye kubankubitira. Ati genda mu gikoni mubwira iwajyayo. Umwana aragiye, ageze ati wapi ati niba ufite imbaraga ati nagenda ati ndukoza ibintu, ndikoza amasahani. Nuko rero umwana asubiye mu nzu, ati papa ari mama ari koza amasahani, atagiye no gufuya ibyahe bya murumuna wanjye, atagiye gufanya ibyahe. Ngumva ngo genda umubwira agende bakubite ndabifora. Amaye n'umugabo. Umwana yaramusetse ati papa rurakabwa abana kandi ahubwo ari ikibwa gifite urudaro runini. Yego, okay. Nkomeje kugushimira rero wabanye natwe muri iki kiganiro, nkomeza kukwibutsa gukanda kuri subscribe, yego, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugiraho kenshi kandi ku gihe. Nkomeza yego, kore share, ukore na comment. Okay, none nicarago kanerete. Ubwo nari nabonye utunomero nyine, ubwo ncisha. Yego. Cishe ubwa mbere karadodoza ariko ntiyagafata. Ubwa kabiri ncisha. Numva ijwi ryiza ry'umukobwa ati niyo yaravuga ngo nomero composite correct. Ubwo numbaze. Numvishije uwo twahuye kavuga ikinyarwanda n'agafaransa, niyo kumezeranyeza none wa kabiri. Bajya amamagara ati ni nomero composite, ati nanjye ati ndagukunda chérie. Ubwo nuko ngo uza kuno byarangiye ubwo ngubwo. Nongeye guhamagara ati subi. Atewe bose yari abakobwa, ati subi. Abuze ati subi. Nekereza kuntu twahura nkahamagara ati subi. Ati ngavuga ati ariko se chérie, ati subi. Ndabirambirwa telefone ndayimena. Ubwo ni abakobwa bo kuri za nuza nyine. Avuga ati kwakunze. Yes, ati nomero composite. Gusa bari bafite ijwi. Yego, okay. Nkomeje kugushimira rero wabanye natwe muri iki kiganiro, nkomeza kukwibutsa gukanda kuri subscribe, yego, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugiraho kenshi kandi ku gihe. Ukore na share, yego, ukore share, ukore na comment. Nkomeza kukubwira ko wari kumwe nanjye VNP nk'ibisanzwe ikiganiro cyitwa surprise section, ngira ngo mwananyuzwe n'iki kiganiro nagiranye n'uyu musore cyane Vedi. Ya, ciao, ikiganiro nk'iki ngiki nakagaruka.